ya gahunda yo kwiteza imbere ariko nanone tugamije kubaho mu buzima buri hasi y'ubwo twakagombye kuba turimo. Impamvu mbivuga gutyo, iyo ushaka gutera imbere niko bajya babivuga ngo ubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza. Muri ya gahunda rero njyewe kubera ko nayitangiye namaze kubona yuko iyo gahunda ikora, hari ukuntu umuntu aba yishyurwa amafaranga menshi mu kazi. N'ubwo maze kuba nava mu kazi nibwo maze gukaraba n'amazi aracari mu mutwe, nibwo maze gukaraba mvuye mu kazi k'abakire ngeze nyine ku ikode ryanje se ahantu mba. Ariko nanone muri ya gahunda yo kuvuga ati ni ukwigomwa kuba mu buzima buri nyine nta mpamvu kuba mu buzima bungana n'ibyo twinjiza. Niba ninjiza 30,000 ngomba kuba mu buzima bw'ibihumbi 5. Kubw'iyo mpamvu rero niyo mpamvu mfite ahangaha icyo kurya uyu munsi. Nk'umusore ntabwo ngomba kubura ikijumba mu nzu. Iki ni ikijumba. Ikindi mfite avoka. Rero ngo avoka murayibona. So ikijumba iki ngiki ni kinini. Iki kijumba nakiguza amafaranga 1000 y'amagande. Mu manyarwanda ubwo ni nka turuwasa cyangwa 400. Noneho iyi avoka nayiguze 500, se ni 500 ra? 500 y'amagande. Ubwo mu manyarwanda ni nk'igitaro cyangwa se 200. Muri make ndimo gukoresha 500 5 z'amanyarwanda. Ubu ngiye kurya iki kijumba gutya na avoka. Noneho iki ngiki ndakinywesha icyayi mu gitondo. Iki ngiki ndakinywesha icyayi mu gitondo muri ya gahunda yo kubaho mu buzima buri munsi ubwo twakagombye kubamo. Ni ukuvuga ngo ubu iyo avoka n'iki kijumba ngiye kurya ndyame. Nimara kubirya ndyame, n'ubundi nijoro ntabwo biba bisaba nyine kurya ibiryo byinshi, nyine bituma nyine igogora ritamera neza, ridakora neza, ntabwo usinzira neza, ntabwo nyine ubura amahoro tu. Niyo mpamvu ngiye kurya avoka n'ikijumba, noneho ndaza kubona najya gute narenzaho agacupa k'amazi. Muri ya gahunda yo kubaho mu buzima buri munsi y'ibyo twinjiza. Niba amafaranga ninjiza ari 100,000, ntabwo ari ngombwa kubaho mu buzima bw'ibihumbi 50. Ntabwo byaba ari sawa kuko ubwo bushakashatsi njye ngo twarabubonye. Abantu barebye izo video zacu nubwo muri bake ariko muzagenda mwiyongera. Iki ni ikijumba. Ubu ngubu ngiye kurya ikijumba na avoka. Niyo mpamvu rero kubw'iyo mpamvu tunaganira kugira ngo nyine nawe, ni ukuvuga ngo impamvu twabonye yuko umuntu yishyurwa amafaranga menshi akaba agashaka kuba mu buzima bwa gisirimu ntabwo bimara kabiri. Niyo hahandi uzasanga wishyurwa amafaranga menshi nyine kuri kampani ukoraho, ejo byagucanga nyine amafaranga amara kugushyira wasubira muri karitsiye bakaguseka. Ariko umuntu wo muri karitsiye aramutse ambonyemo kurya avoka n'ikijumba yahita anseka akavuga ati atabayeho nabi, nta kibazo, reka mbeho nabi. Akaba rero ari iyo mpamvu abantu muri tayari nyine mwaza tugasangira ikijumba. Ni muri ya gahunda yo kugira gute, yo kubaho ubuzima buri munsi y'ibyo twinjiza. Si uko kuba nyine kurya ikijumba ni icyaha. Nanjye kuvuga ngo kurya amakaroni ndetse no kukiza kuri sinzi guteka amakaroni ntabyo nzi kabisa. Ubanza ari nayo mpamvu ngiye kurya ikijumba gusa. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Hano uri kuri Sam Riyoto, kureba ko ukoze subscribe. Ahangaha tubaho mu buzima busanzwe, nta mpamvu yo kuremereza ubuzima. Iyo ushaka gutera imbere ubaho ubuzima bwose ushoboye. Ubura abantu babayeho muri gereza murabizi nyine imvungure ukuntu zimeze, kandi nabwo ukazijya 24 hours. Ngo uzijya aka kanya imvungure zo muri gereza ukazongera kuzijya ejo nanone nk'aya masaha. Ubwo nyine abantu bafunzwe muraza kumbwira muri comment. So tujye kuba twajya nyine iki kijumba kugira ngo tutaza kuburara, kuko mu gitondo turabyukira mu kazi k'abakire murabizi neza cyane. Nyine ahangaha ni gutyo tuba twibereye tu. Rero ubwo nyine kuri ba bantu usanga nyine bashaka kugira ngo babe ubuzima bwa gisirimu, nababwira iki? Ubu ni ugufata akangaka akaba ariko ndi bugende ndagashyira hano ku kibero cyanjye. Ameza ari hariya, ariko ni mu rwego rwo kugira ngo tuganire nyine tuvugane ndimo kugira gute kurya. Ariko nanone ntabwo ari ibyo ngibyo binzanye kubaratira ibyo ngiye kurya. Ntabwo nje kurata, ahubwo tujya gutangira kuba tangira mu buzima. Tangira ubeho mu buzima bw'ibyo buri munsi y'ibyo winjiza.
niba uzi ko uri umumotari ukaba ufite moto yawe nta muntu nyine ukubanza nyine nta deni ufite, tangira nk'umuntu ufite igare. Ntabwo ndimo kugira inama abakire ngo abakire ngo nta mukene ugira umukire inama, ukagumana ubukene bwanjye ariko nyine akaba ari agaciyemo, ubwo yumvishe nubaho ubuzima buri hejuru y'ibyo winjiza ni akazi kawe. Ubwo nyine ni ukurya avoka n'ikijumba, niyo gahunda igezweho. Ariko sinzi nyine impamvu nyine wabonye avoka isa naho nyine umuntu yari amaze kuyiryaho. Hari mushuti waje nyine nawe aba muri ghetto, nawe ni nkanjye, yaje muha agasate kamwe nyine mu kanya nyine avuye mu kazi, nyine twasheyarinze. Nanjye nta wamenye ejo n'ejo bundi bishobora kwanga ugasanga ntabwo mfitemo ayo kugura inuza, ugasanga birangoye. Bijya bibaho, mujye mufashanya. Bizakugora ariko nanone kubw'iyo mpamvu nanone abantu bakunda football mufana ikipe Arsenal mwihangane, nta mpamvu yo kuremereza ubuzima tujya kubaho ubuzima butari ubwacu. Iyo ubayeho ubuzima butari ubwawe birabangama cyane. Hari igihe dukora amakosa, wagera mu mujyi ukibagirwa aho wavuye. Ubu ngubu mu cyaro iwacu muri karitsiye hari abatabonye iki kijumba, yewe na famiye yanjye irimo ushobora kuba batakibonye. None ajya kubona ku mavideo akakubona urimo kurya imiceri, ibirayi, amafiriti, akavuga ati uyu mwana ko yavuye ahangaha akarimo kurya amafiriti, twebwe ari kutumarira iki? Ariko iyo akubonye urimo kurya wera ikijumba na avoka, aravuga ati reka tureke kumusitiresa. Aho niho handi uzasanga nyine nta n'umuntu uzifuza kuvuga ngo nguriza amafaranga ko aba abona ubuzima ubayemo. Abenshi rero tuza ahangaha ku masosho media, umwe akihindura umupasiteri buriya bakuzanira abapasiteri 1000, ni benshi. Bakuzana abapasiteri 10 ugakurikirana n'amateka yabo yahashize, wasanga harimo abapasiteri nka 7 babayeho abajura, abandi baba abagizi ba nabi, ariko banakuzaniye n'abajura 10 cyangwa se ukaja muri gereza ugasangamo imfungwa nka zingahe zakoze nyine bya byaha biremereye, kwica abantu kugira gute. Ushobora kujya gusanga ukurikirana amateka yabo yahashize ugasanga ari abapasiteri, abarimu mu masengero, like nk'ibyo ngibyo. So baramutse bavuze ngo ubuzima ubayemo ku manywa, baramutse bavuze ngo ubuzima ubayemo nijoro ubwerekane ku manywa, abantu benshi mwakwiruka. N'ubu iyo ndi mu kazi umuntu arandika akambona akavuga ati wow, nataha nkajya kurya ikijumba na avoka. Nibyo ndimo kurya rero, ntabwo mbabeshya. Noneho muri ya gahunda yo kugira ngo tubeho mu buzima buri munsi y'ibyo twinjiza, ni ugusangira ikijumba. Ejo dushaka kuzagira ibindi bidakuyeho ko wakishamo nayo nkoko ukayirya, kuko ubuzima ni bugufi. Zagira umuntu ukubeshya ngo baho ubuzima bwo munsi y'ibyo winjiza, ngo nawe wibeshye. Iyo ucishamo n'inkoko nawe uyiryeho, ushobora gusanga urimo kubika azaribwa n'abandi. Ako nako kaba agaciyemo nta myaka 100. Gusa twebwe gahunda turimo ni ukubaho ubuzima bwo munsi y'ibyo winjiza. Uzabishobora azabishobore, ariko ndabizi ko nzabishobora. Iyi voka rero ntabwo irimo gushishuka neza, niyo mpamvu muri yo kureba nimo kumera nkaho nkize gute, nimo kuyirya nabi, ntabwo imeze neza. Igihugu cya Uganda nicyo gihugu cyonyine muri East Africa gifite bwa buzima bwa kera
aho usanga ibijumba, ugasanga ibirayi, ariko mu Rwanda mwayobotse amakaroni. Uganda niho hantu dusanga ibiryo bya make, guhaha ibijumba, umufuka w'ibijumba wa Uganda wawugura ukajya kuwucuruza mu Rwanda ukunguka gatatu. Ariko mu Rwanda kubera ko nyine ni igihugu kirimo gutera imbere, igihugu cy'u Rwanda gitera imbere ahantu hose muri interineti, ikoranabuhanga n'ibiki n'ibiki, ariko urubyiruko ugasanga nyine rurakennye. Ndarivuga iri jambo hari buze kumbwira nabi, ariko urubyiruko mu Rwanda nta mafaranga dufite, niyo mpamvu tuba twarahavuye tukaza gushakishiriza ahandi. Ubwo nawe ufite uko ubyumva, ushobora guhita uvuga ati iyo ni imyumvire. Ntabwo ari imyumvire. None se ubu ngubu mu Rwanda utarize wenda ngo ujye kwigisha hariya kuri pirimeri, wabona ahantu bapfa kwishyura akazi ku kwezi ibihumbi 50-60? Naho ukabonye usanga bisaba nyine impapuro nyinshi tu, ngaho kwa mudugudu, ngaho hehe. Ariko Uganda upfa wanyuze ku mupaka ukandikisha impapuro zawe, ku buryo nyine nugira ikibazo muri Uganda abanyarwanda nyine bazakwakira. Ariko nuva mu Rwanda umeze nk'umuntu watorotse ukagira ikibazo muri Uganda, gusubirayo byakugora. Bakubaza ngo ujya kujyayo wanyuze hehe? Tekereza ugiyeyo wihishe, wajya kujyayo ukanyura ku mugaragaro, kubera nyine gukora andi mahitamo. Ariko abantu bari Uganda basuhuje. By the way, umuntu witwa Yago yahuye n'impanuka ariko aza kurokoka, ariko arimo kumera neza. Abantu bari ahantu hitwa Mitiyana murahazi, niho yari arimo kwerekeza. Abantu muri Kampala mwese munyandike muri comments tumenyane. Turiho mu buzima buri munsi y'ibyo dufite. Hari ikiganiro twakoze mbabwira ibicuruzwa bishoboka watangiza 100,000, ariko umuntu yanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati se Sam, ati 100,000, ati gutya, ati mu Rwanda ati ibiciro byaruriye. Wa mungane mumbwire muri comment, mu Rwanda ibiciro byaruriye? Mumbwire, mu Rwanda ibiciro byaruriye? Kubera yuko igiye kureba ibiciro, nicyo kintu cyonyine cyatuma nyine ujya kurangura bakaguhenda. Ni ukuvuga ngo ujya kurangura ibyo wakaranguye 500,000 wabirangura miliyoni, nyine ibiciro bibaye byarazamutse. Ariko kujya no gucuruza imyaka ko ntabwo bigoranye. Amafaranga afite yose wacuruza, wahera kuri bice ariko ukajya tugacuruza. Abandi twakoze ikiganiro cya n'uburare, ukuntu bakora n'uburare cyane ku bakobwa. Hari usanga umukobwa ateretwa n'umusore, mugasanga amushaka amafaranga. Sibyo ko abakobwa nyine na ubwenge bwanyu buri hafi ya nabwo, umusore wamukuye amafaranga afatika ukagera ukayakoramo business kugira ngo byamubabaza. Aravuga ati wow, nanjye mbonye umuntu neje imbere, bamuteje imbere. Nta kibazo, tubaha amafaranga akajyana mukayarya, nyine mukayamara, mugashaka ko tutayabahaye mukajya mu bandi bagabo. Ni akazi kanyu, ibyo ntabwo bindeba njyewe. Twatanze ko niba mbayeho, niba misemo kuba mu buzima buri munsi y'ibyo ninjiza, bivuze ko nta mukobwa uzongera kurya igiceri cyanjye. Sinakana ko natayaba, ariko nzayaguha
nzi neza yuko ejo n'ejo bundi nanjye uzambyarira umwana tukamurera akazajya ku ishuri akazakinira Sunrise. Umwana wanjye azakinira Sunrise apana APR, Sunrise, kubera ko ijya kurisha ihera mu rugo. Ni umuhungu Nyagatare, sinabyara umwana ngo ngire inzozi zo ko yazakinira APR atabasha muri Sunrise. Akaba rero ari gutyo bimeze, ya gahunda kubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza niyo turiho aka kanya. Twatangiye mbereka ibijumba na voka ariko byananiye wana. Byananiye bivuze ko ikijumba gisigaye kijya kuba icya mu gitondo nywesha icyayi mbere yuko njya mu kazi. Igihumbi cy'amagande sinaba nyiriyeho kabiri, nazongera gukoresha amafaranga ejo saa sita. Ubuzima burahera saa sita ni ukurya bisanzwe, ariko andi masaha nyine tu ni ugucishamo bukaba ubuzima nyine tu bwatuma utera imbere. Ntabwo niba gukora ibi ngibi kugira ngo mbe umukire ngure amamodoka, ariko bituma ugize amafaranga ari gukoresha aka kanya uyagura ibiryo, cyane ko twebwe guteka biba bigoranye nk'abasore, biragorana pe. Urusafuriya nawe ufite hano, ariko kugira ngo nzabifatire umwanya nteke bintwara iminota 30 isaha. Nabikora gutya, nkajya icyo kijumba nkafata umwanya wo gusoma igitabo, noneho nkaryama nkaruhuka bihagije, mu gitondo nkajya mu kazi k'abakire. Ariko gahunda ni igishoro, ariko igishoro ushora mu bintu wiyumvamo ko washobora gukora. Hari umuntu uza akavuga ngo ndajya gukora, ndashora muri business runaka kandi atayishoboye, ntabwo azi ukuntu ikora, ntabwo azi ibisabwa, ntabwo azi aho barangurira. Cyangwa se ugasanga umuntu afite inzozi zo kuzacuruza piyese z'ibinyabiziga, agiye kugisha inama umuganga. Ufite inzozi zo kuzajya uhinga ugasarura, ugiye kugisha inama ndetse like nk'ibyo ngibyo nyine tu. Nashoje gahunda yo kuba mu buzima buri munsi y'ubwo twinjiza, kubaho amafaranga winjiza ubaho mu buzima ari munsi yabwo. Niba winjiza 50,000 baho nk'uwinjiza 10,000, bizagufasha kandi uzashimira. Uyu ni wa Sam Mungu Nyagatare, hano kuri Sam Real Talk.